reka mbashimire mwe mwese mudukurikira mukunda Mucyo w'Isi TV. Mwebwe mwamaze gukora like, namwe mwamaze gukora share, namwe mwamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha. Ari Prophète Gerard muri rya jambo ry'Imana ry'ubuhanuzi tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda, tubifuriza umugisha w'Imana. Hari abadukunda natwe tutabazi, ariko Imana irabazi. Natwe turabakunda kuko urukundo mutugaragariza ndetse n'umuhati wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Petero wa 2 igice cyaho ni icya 2. Turasoma umurongo w'9. Haravuze ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Reka dusengere iri jambo. Dawe ushobora byose, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, wuzuye icyubahiro no gukomera. Ubwami bwawe ntabwo buzahanguka, ubwami bwo mu isi bugera igihe bukarangira, ariko ubwami bwawe ntabwo buzahanguka. Turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya wo kuboneka ku Mucyo w'Isi TV. Reka uhagararane natwe, umwuka w'Imana, umwuka w'ubwenge, umwuka gusobanura ijambo agwire cyane kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha cyane. Nifuje ko tuganira kuri aya magambo. Aya magambo ni Paul wayanditse, ayandikira abanyetorero, ayandikira abantu bari baramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turi mu gihe kigoye, igihe ubukristo bufite ibibazo byinshi. Iyo tuvuze ubukristo ko bufite ibibazo byinshi, ngo tuba tuvuze abakristo, tuba tuvuze abantu basenga. Turi mu gihe mu by'ukuri gusobanura no kumenya neza ibyerekeranye n'amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana ku bantu bigoranye, kubera ko hariho inyigisho nyinshi. Abantu benshi bafite uburyoza, bazi kuvuga neza, bafite ibintu basobanura rwose ubyumva neza, ariko bigoramye, bihiga ukuri, bihiga umugeni wa Kristo. Turi mu gihe kigoye. Niyo mpamvu wowe umurikiye nakwifuriza ko Imana yaguha ubwenge, ubwenge bwo kumenya ibi bihe, ubwenge bwo kumenya ibivugwa ndetse n'ibyo wigishwa, hanyuma ukareba ibifite umumaro, ukaba ari byo ukurikiza. Dutangije ijambo rivuga ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza. Reka mvuge kuri iri jambo, kandi ndifuza kuryumva ko rutagewe. Turi guca mu bihe bigoye, ibihe bigoye umukristo, ibihe bigoye abasenga. Ibihe turimo ni ibihe bigoye umumama, bigoye umupapa, bigoye umusore, bigoye umukobwa. Abantu baragowe, bafite ibintu bibagoye, ariko umva uko ijambo rivuze. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose. Ndahamya mpamanyije n'umwuka wera w'Imana, hari ibintu biri kukugerageza. Umukristo w'ukuri, umukristo usenga, abera b'Imana bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, barimo barageragezwa mu buryo bukomeye.
ibigeragezo birimo kwiyongera. Umuntu usenga by'ukuri arimo arageragezwa mu buryo bukomeye. Umushumba usenga by'ukuri arimo arageragezwa mu buryo bukomeye. Umukristo uhagaze mu kwizera by'ukuri utavangavanga arimo arageragezwa mu buryo bukomeye. Turi mu gihe turimo turageragezwa. Umukobwa usenga by'ukuri atabivangavanga arimo arageragezwa mu buryo bukomeye. Umugabo usenga by'ukuri ucijijwe arimo arageragezwa mu buryo bukomeye. Nagira ngo mbabwire ngo nkubwire wowe unkurikiye, ibyo bigerageza uri kunyuramo nanjye nibyo ndi kunyuramo. Umugeni wa Kristo ari guca mu bihe bigoye. Nimwumve ijambo Imana impano riravuga ngo umwami Imana izi gukiza. Oh haleluya, ndafashijwe cyane. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Nta wundi muntu wagukiza, nta gakiza kari muri bene wanyu, nta gakiza kari ku mugabo wawe, nta wundi wagukiza ibyo. Gerard nta wundi wankiza ibi. Muririmbye ari mu mwuka yararirimbye aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwaturuka he? Aravuga ngo gutabarwa kwanjye nta handi kwaturuka, ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Umwami Imana azi gukiza abamwubaha. Komeza wubahe Imana muri ibyo bigeragezo. Komeza wubahe Imana muri ibyo biri kukugerageza. Komeza wubahe Imana muri ubwo buzima bukugoye. Twubashe Imana tuburara, twubahe Imana twambaye ubusa, twubashe Imana dusuzugurwa, twubahe Imana badutuka. Komeza wubahe Imana. Umwami Imana azi gukiza abayubaha. Komeza wubahe Imana muri ubwo bukene, muri izo ntambara uhagazemo, muri ibyo bibazo by'ubuzima. Komeza wubahe Imana, kuko Imana twubashe tuburaye, Imana twubashe badusohora mu mazu, Imana twubashe abantu baturwanya, Imana twubashe abantu badusuzugura, Imana twubashe imiryango yadutaye, ibasha kudukiza ibitugerageza byose, ibasha kudukiza amarira n'agahinda, ibasha kudukiza ubukene, ibasha kudukiza inzara, ibasha kudukiza amadeni, ibasha kudukiza izo ndwara. Iyo ndwara urwaye ibasha kuyigukiza. Mu ndwara yawe ubaha Imana, mu bukene bwawe ubaha Imana, mu bigeragezo uri gucamo umwami Imana abasha gukiza abamwubaha ibibagerageza byose. Ntabwo nzi biri kukugerageza nshuti yanjye, ariko Imana yambwiye ko hari ibigeragezo uhagazemo. Muri icyo kigeragezo komeza wubaha Imana, Imana izakigukiza. Muri ibyo bibazo uhagazemo komeza wubaha Imana. Abantu benshi bubaha Imana igihe ibintu bigenda neza. Abakobwa benshi bubaha Imana igihe abafiyanse basimburana. Abagabo benshi bubaha Imana igihe ingo zabo zirimo amahoro. Abantu benshi bubaha Imana igihe ubuzima, igihe abantu babavuga neza. Ariko bagera mu gihe kibagoye, bagera mu gihe cy'ibibazo, kubaha Imana kukabura. Ariko umva, umwami Imana ibasha gukiza abayubaha.
ibibagerageza byose. Ubaha Imana nshuti yanjye, muri icyo kigeragezo komeza wubaha Imana. Abantu bakwanze komeza wubaha Imana. Imiryango yagutaye komeza wubaha Imana. Abantu bakuvuyeho komeza wubaha Imana, kuko ibasha kudukiza ibitugerageza. Ibyo bikugerageza uzabishaka ubibure. Abantu babasha kubaha Imana igihe abantu babavuga neza. Munakubaha Imana kubera ko afite agezweho, ubona abantu bakwitayeho, ariko wagera mu gihe cyo kwangwa kubaha Imana kukabura. Hagarara neza muri icyo kigeragezo, kuko ugiye kugisohoka mufite ishimwe. Hagarara neza muri icyo kigeragezo, ugiye kugisohoka mu buririmba zaburi ndetse n'indirimbo z'amashimwe. Imana ibasha gukiza abayubaha. Mukobwa wubashye Imana izagukiza, izagukiza ibyo bibazo uhagazemo. Musore wubashye Imana izamukiza. Mugabo wubashye Imana izamukiza. Mubyeyi wubashye Imana izamukiza. Ibasha kudukiza ibitugerageza byose. Reka nkubwire ngo Imana ije kugukiza ibyakugeragezaga. Ndabona hari ibigeragezo byasimburanaga ku buzima bwawe. Imana ije kubigukiza, ariko nuguma kuyubaha. Abantu benshi bajya bifuza ko Imana ibagirira neza. Abantu benshi bajya bifuza ko Imana ibagirira neza, ariko Imana izagirira neza umuntu wese ugifite umutima wo kuyubaha. Ukomeze wubaha Imana, ukomeze wubaha Imana, wubahisha Imana umutima wawe, wubahisha Imana ubwenge bwawe, wubahisha Imana ibitekerezo byawe. Imana izakugirira neza. Ndagukunda, nkwifuriza umugisha w'Imana. Imana ibasha gukiza. Imana igukiza ubwo burwayi. Imana igukiza ubwo bukene. Imana igukiza ayo madeni. Imana ibasha gukiza abakobwa bayubaha. Ibasha gukiza ababyeyi bayubaha. Ibasha gukiza abasore bayubaha. Ibasha gukiza abagabo bayubaha. Amen. Mu kubaha Imana hari igisubizo. Mu kubaha Imana hari ugutabarwa. Mu kubaha Imana hari ugusubizwa mu imbaraga. Imana ikugirire neza. Humura, komera. Ibyo bigeragezo uri gucamo, nabonye uri guca mu bigeragezo bikomeye, ariko ibyo bigeragezo uri gucamo Imana izabigukiza. Umunsi umwe uzaririmba amashimwe uvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije amahoro y'Imana. Nibihe bigeragezo bikugose, ntabwo nzi kiri kukugerageza. Ryaba ari ideni ufite, bwaba ari ubukene ufite, yaba ari inzara ufite, yaba ari abana bakunaniye, yaba ari umugabo bakunaniye cyangwa umugore, yaba ari hari amarira ari gutemba ku maso yawe, hari umubabaro ufite mu mutima wawe, uri kwibaza ngo mbese ibi bizarangira ryari. Reka nkubwire ngo Umwami Imana abasha gukiza abamwubaha ibibagerageza byose. Ibitugerageza ni byinshi. Turageragezwa n'ubuzima, turageragezwa n'isi. Satani aratugerageza, isi iratugerageza, ibintu bitugerageza ni byinshi, ariko Umwami Imana abasha kubidukiza byose. Nimuhumure, ntabwo muzakorwa n'isoni. Nimuhumure, Umwami Imana azabarengera. Nimuhumure, Uwiteka aracyari ku ngoma. Nimuhumure, yavuganye nawe niyo kwizerwa. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Ndagukunda, wifuriza umugisha w'Imana. Shalom, shalom, shalom. Reka dusengane. Urera Mana, urakiranuka, ubereye mwiza bagutegereza. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye ko ugiye kudukiza ibyatugeragezaga. Ndabona abera bari guca mu bihe by'ibigeragezo, ndabona abakobwa bari guca mu bihe by'ibigeragezo, ndabona abasore bari guca mu bihe by'ibigeragezo, ariko uravuze ngo ni wowe uzadukiza ibitugerageza byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.